Muraho neza, mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu yitwa Learn with Dr. Olive, aho tubagezaho ibiganiro bijyanye n'imikurire myiza y'abana ndetse n'ubuzima bw'abana muri rusange. Njye mugiye kubana nitwa Dr. Olive, ndagushishikariza gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose tunyujijeho bijyanye n'ubuzima bw'abana. Uyu munsi ndashaka kukubwira uburyo bwiza wabikamo amashereka y'umwana niba uri umubyeyi ukamira umwana wawe ntagire icyaba. Ni ingenzi kandi yuko mbere yo gukama amashereka yawe ugomba kuba witeguranye udukoresho tw'umwana dusukuye, wogesheje amazi ashyushye kugira ngo nibuza umareho mikorobe zishobora kuba ziriho. Rero mu gihe wamaze gutunganya udukoresho twawe ugiye gukamiramo amashereka dusukuye neza, ni ingenzi nanone kubanza kumenya neza yuko ibere ryawe risukuye neza kugira ngo hatagira imyanda ushyira mu mashereka ugiye gukamira umwana wawe. Ese ni ubuhe buryo nabikamo amashereka yanjye? Hari ikosa ababyeyi bakunze gukora bagakama amashereka agahita yigendera, ntabaze amasaha se agiye kumara adahari. Bikaba byatuma umwana ahura n'indwara zituruka ku mwanda. Niba ugiye kumara amasaha ari munsi y'ane, ushaka kuyakama ukayasiga ayo mashereka ntacyo yaba. Ariko niba uzi ko umara amasaha ari hejuru y'ane, si ngombwa kuyakama ngo uyasige, umwana aze kunywa amashereka yamaze amasaha arenze ane atari muri firigo cyangwa atari mu kindi kintu kiyafasha kudapfa. Niba uri bumare amasaha arenze ane, ni ingenzi yuko ufata aya mashereka yawe wakamye nibuza ukayasiga muri firigo. Nibwo buryo bwiza azamara amasaha arenze ane nta kibazo yagize. Kandi nanone igihe uyakuyemo ni ingenzi kubanza kuyaha ubushyuhe kuko umwana ntago direct wahita umuha amashereka avuye muri firigo kandi yaramenyereye amashereka aba ameze nk'akazuyazi. Nibuza nimba avuye muri firigo yafata uyashyire mu mazi ashyushye uyaterekemo, hanyuma abanze akurure ubushyuhe ubone kuyaha umwana. Kandi nanone nimba nta firigo ufite ariko ukaba uri bumare amasaha arenze ane, ni ingenzi yuko nibuza ushobora kwifashisha amazi akonje ugaterekamo ya bebero yawe, hama ukaza gukuramo uyaha umwana. Ndabashishikariza kumenya neza ko ibyo ukoresha bifite isuku kugira ngo urinde umwana kuba yarwara indwara ziterwa n'umwanda.